uriya muntu uramuzi? Mwembi muraziranye? Urashaka iki? Tugufasha iki? Kuhindutse? Ni wowe. Yego, ni wowe. Se muri mu biki mumbwire? Ni wowe. Cyane kurota mana yanjye we. Mana yanjye. Yutambwira ko ari wowe. Iki? Ive. Kutavuga. Ufite ikihe kibazo wambwiye? Uno muntu umuziranye? Agahoro k'imbwa karahiye mana we nawe. Si ubwo nkanjye nabafashe iki? Kutavuga. Mana n'isoni mva mubwire. Ese ko ndeba uhindutse? Mva nyine mubwire. Uhise ugenda se? Mva, iminota yanjye iki? Siko waje nawe navuga ikikugenza. Aho ni amahoro cyangwa uri umujura? Kamamagare polisi cyangwa nakore kamamagare Didi. Igiye bro wa Didi. Ndakeka yari kubwira. Niyo bro we. Tukwakiriza iki? Nta na kimwe nshaka. Kubera iki ntabwo wagera mu rugo ngo tuje ikintu tukwakiriza? Cyekora ndamunyakirije kundi. Ako nanga nicaye narya munsi ntacyo. Twakwereka icyumba naribe. Ntabwo usari he? Yagiye mu kazi. Usanzwe utanga ryari? Kazi ke karangira sanga. Nasamuhaye. Nibwo abagize mu rugo. Mfashe n'ujya kumenya ko aje. Umbwire njye kwihisha. Kubera iki? Ko ntabwo nshaka guhura nawe. Byagenze gute? Kandi ari uje kureba? Niba ariko sinshaka guhura nawe uyu munsi, wenda tuzahura ikindi gihe utari uwo ngomba. Ndikumva ndetse nabwirwa n'iki kariya bro. Nimba ushaka kumwisha kandi ari bro wawe, urumva njye nagufasha iki? Kumuhamagara umbwire ko nitwa Rwego nageze. Ikibazo twagenda nkakwereka aho buruhukiye nayo. Aya, tunzanira amazi yo kunywa. Okay, oui. Marhaba. Didier. Mambo. Sawa. Sasa ndashaka umuhe porogaramu zose umwigisha buri kantu kose urabona ko ugiye kunsiga nyine nawe agira icyayi niba agiye kusigana umwanya ndagira ngo ajye iruhande rwanjye tuganire. kumva n'indaro wawe mwatangiye wowe. Yego twabitangiye ngira ngo nawe uzikomerezeho hari utwo mba ntari kubona ubuze aho wabishyize. Yego nizo izina rya kampani yacu. Nose mami. Yes daughter. Ko ndumva ngo agiye kugenda kontra irarangiye. Oya ntabwo kontra irangiye mashiri. Namubonye scholarship agiye kujya kwiga ibintu by'icungamutungo kugira ngo azaze abizi neza noneho dukorana akazi kuko mwese mbateganyiriza ibyiza mu bana banjye. Umwana wanjye umukobwa wanjye urumva ko mwese ndabashakira ibyiza. Niyo mpamvu rero ndikubwira igushyizeho umwete uyu nawe aragiye ibintu bibe byiza. Nta kigo kirimo usibye ibintu balance sheet icyuma twita balance sheet iyo dukora check y'umwaka ese hinjiye ibiki hasohotse ibiki. Rero mu kureba ko tutagize tutahombye tureba expenses zose tukireba n'amadeni twagiye tanga amaloni nyuma yaho twamaze n'amaloni nayo twatanze aja muri expense nyuma yaho tukazareba ibyinjiye noneho twamara kureba ibyinjiye tugateranya niyo tukuyemo tugasanga biri muri minus twarahombye. Iyo dufashe ibyo twa expense tugakora mu byo twinjije tugasanga biri muri minus twarahombye ariko dusanze biri muri plus
ibyo nta kigo kirimo nta n'ingaruka byatugira ahubwo ikintu gikaze kirenze tugomba kwitondera ni ibintu bijyanye n'imisoro kuko iyo tugize akabazo tugira tuba turimo guhangana na leta ibyo nubamenga twanabikora ubutaha tukahera ku cy'umusoro kuko umusoro w'izi niwe bikunze kutugomba cyane urabizi n'ubushize dushaka kumenya nka Didier ubona TVA nayo tuyitanga ku mwaka iyo biba 18%. Ubwo iyo umaze gukora ya balance sheet bikaza muri plus twamaze kugira iki kubona ko twungutse ufata iyo nyungu ukayikubana 18 ukagabura n'ijana aya mafaranga tuboye niyo ugomba gutanga niyo ugomba kugira iki kupresentira leta ukoresha yating number yacu nayo umuntu arayikwereka umwereke na ya company ahantu washyize folder yayo nimwe igikunda kuduteza imbere cyane bamwe bari mu cyaro batuzanira okay bazajya bakira neza Didier ndashaka rero ko mujyana mu biro byawe ukamwereka biro byose ukamuha uko abigenza nyine bimwereke neza sibyo Eva tubiganira n'undi twicaye hano ndabona mwanzengereje muri kuvuga ibintu byinshi cyane genda ubimwereke neza kandi nawe abimenye dore ntuzose wawe ziri hafi dore mu kwa 9 uzaba ugiye utazanatsindwa kandi nawe utangire wige ucishemo amaso utazansebya umuhungu wanjye kamera azi ko ndi umuntu nanjye wihagazeho utazansebya okay iminota mugende rero mu minota isigaye uwo mwigisha ubu kazi ni nka ubu nta bintu sinyikora ku masaha marafashe cyane kandi ndacyabashimira mama ubwira amasaha no kugira ngo nawe ugire ibyo reka mashini yitwaye neza tugende Allo biteze umva ibyo byawe bubiretse man uzi ko Yves yaje ako nganyumvira nk'ibintu buyisumbwira nagira ngo umenyeshe ko imipangu yacu yose yaguye mu mazi nta kintu navuga ngo twagezeho twaruye ubusa muri make Yves yatashye ngenda mwiboneye n'amaso yanjye umva ngiye kubona mbona nguyeho uri kumva cyokora yarahindanye uzanavuye bari muri gereza niba ari hehe umuntu ava muri gereza ameze kuriya we yarahindanye umva yambaye ibipira ameze gusa nyine numva sinyikaragiyeho numva umutwe urashyushye numva Yesu we igihimba gitandukanye n'amaguru izina ry'Imana ndamubonye ntago ari umuntu basa umva reka ngende njye mu rugo nduhuke ko ndi kumva ntago nzi ibintu ndimo pe shareka ibyo bintu turavugana kuri WhatsApp uri kureba agafilime se ndambwira ko byari birimo urukuyemo hari ibintu byari birimo se hari ibintu byari biri kwidagadura abikuyemo byose nabifuza naba twita no kuri kw'Imana uzi uri serious ni ibya Didier man yasize downloadinze byari bigeze nko kuri gigabyte abura n'izindi none wabikuyemo turamubwira iki noneho uri shock byari birimo Surazi ko abikuyemo byari birimo uza kongera gushaka amabara rushyiremo cyangwa niba wari wabyishyiremo byavuyemo nabishyiramo gute se ko nazi naho yabijyana uza kumubwira ko wari wabuze ino mashini sinigeze nanayikoraho nta kibazo nawe urabizi ko ntayikozeho turashaka ukundi kuntu tubigenze ko sinzi ikintu turi bumubwire kuko nayo byari byamutesheje umutwe n'ubundi ibibazo byanjye nawe sinzi ukuntu bizashira ubu nta nubwo nazana ngo dutuze
isubu ibi nibyo bigutekeye nyine biteye ikibazo ariko ntabwo byatuma uvuga uko nguko. Baraza kuza tongana avuga bwa bugambosha. Kandi ubundi se uri bro wa Didiye mu nda ko numva mutavuga kimwe. Ko mutavuga kimwe. Okay. Tuvugana kuri mama gusa ariko papa we ni umurundi ngiye papa ni umunyarwanda urumva aho yagiye gukorera Burundi niyo mpamvu uvuga kuri ariko turavandimwe ko. Kibitera nuko yakuriye Burundi ngiye nkakurira no mu Rwanda niyo mpamvu mba ku rurimi bitandukanye mu gace. Birumvikana wasanga ari niyo mpamvu utamwisanzura. Umunwa wanjye warananiye ndakwinjiza ntazamenye ko ibyo nakubwiye. Nta kibazo. Kuko ntawe ushaka ko hari undi muntu umenya ku ruhande ushaka ko ari ibanga riguma hagati yacu twembi. Nta kibazo. Ngiye kuryama ndakwinginze ntamenye ko nigeze nshaka gusa mu rwego rusinziriye kare cyane. Nta kibazo. Good afternoon. Akaboko pe. Umusoro akaboko. Siko mubere mu stress nanyuze. Oya, sasa ubundi wamubwira ko utashye kare. Kandi ubundi wagiye gutaha saa moya. Byagenze gute ku kazi? Stress y'akazi biki. Ariko nje nakari kugira ngo anene na Rwego tuhashize igihe kinini tutaganira. Ari heza. Mu cyumba yasinzira. Byanyu yoga byora. Oya, hano nyine twaganiriye. Hashize akanya nyine ajya mu cyumba yasinzira. Rwego kumanya wakaryama. Ndasanga mama yaramusengeye amadana n'umwana akamushiramo. Si ko na mu gitondo mwavuganye mbona uhisinduka. Wowe nawe bimeze gute? Nani mwana wanje nta kintu ariko tereke iriya se. Ahubwo ntabwo numva impamvu nyine uri kumera uko. Ugomba kwishima nyine ntabwo muherukana ukanamuganiriza nyine wishimye nase wamujya imbere ubwo umeze uko ngoko. Agira amafuti menshi nk'ay'ingurube. Kuba ari ngare sintuje no gitume ntakaye ni kubera we. Ngiye cyo tuganira numve ko ari imitekerereze mizima y'abantu bakuze yazanye. Kuko duyoganira ari nkuru umwana araho yasa. Nabonye ariko ari umwana mwiza. Yakwishe. Ko yaratuje cyane. Ahubwo nibazaga impamvu nyine. Wamugaburiye? Namugaburiye. Nanyize wa inzara yarafite. Yatumye yitonda kuko ntabwo ajya yitonda ntibibaho. Sinzi nimba ari uri kuvuga. Cyangwa nakira undi muntu. Wait, see. Nje nabonye naniri bindi. Mwana ishimwe ubwo nari uzamufasha kandi ubufasha byishire gambe. Aya ntwashimiye kare. Yego. Kanje mushimira mva wazigiye pe. Good. Ibaze ko ngenda nkasiga mvuga ati mu Rwanda ndasanga umuntu. Bisanzwe ariko nyine ntabwo wagenda ngo uze witekere kandi mari. Usije no kwitekera noneho. Ibaze ngo maze stress kanganiriza. Mbese nagiye umuntu anyumva nkaza nkiyicara na mashini mu nzu. Okay. Ajya akomo ibintu bya family nzakubwira. Nzabikubwira kandi no kuri graduation yawe hajya nijyari. Harabura nka 2 weeks. Karizi. Mariki nshaka kuzakubwira. Kibazo ndategereje. Are ready? Yeah. Nize kutagira amatsi kutazonyishuza mbere yawe. Nzajya nkwibutsa aho uzakomeza ikibuka. Oya ntuzonyishuza ariko. Oya nako nikingenzi kuri je nta mpamvu yo kukibagira. Ntuzonyibuza. Okay, nta kibazo. Reka mbaye mu cyumba tuganira. Ntabwo natazo nk'abagani.
sawa. Siwezi ngo yanafunze. Rwego. 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 Nasinza kanako nakuma. Rwego. 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 Isi twi. Cyo ko tuziranye. Nigende rero turavugana n'umugoroba. Sikibaye. Kiki. Akigeze fara ko nyirapfuye. Ako n'uyu munsi mari no kukimeze. Mwiriwe, ni kwa nyuma mukanya. Kazi ryarisa. Kureba se. Akugize n'utanyifuriza utifuza ko tubonana. Okay, nimba udashaka kukumbona n'icyatumye uzanga. Urashaka iki? Ntacyo nyine nuko utatse byari binyishe gusa. Uravugishijwe none? Nyine ntabwo biriya nari ndi kurota ariko ntabwo ari njye gusa. Cyari ikigo ntakiranuka. Uraho neza. Azi nuko mbonye umusuzanya umuntu imyaka ingahe bihashiye. Urumva ndamutse mari. 5